Katushabe nze ndi muwala even nze nkola emirimu ya Katonda ndi muyimbi ekyo nkimanyi nti mbikola bulungi even oba simanyi bonna tebasobola kubiraba bulungi naye Katonda manyi nti ntambula naye bulungi. Hari amahame nagendeyeho biba ngombwa ko wenda mu itorero baba bamagaritse mu itorero ryitwa Rehobote Pentecost nyenera kugira ngo namamaze ubutumwa mu yandi matorero hirya no hino nk'umuntu w'umuririmbyi ariko itorero nasengeragamo nsanga ntago ribyemera ahubwo ryo itegeko riravuga ngo niba ushaka kuririmba cyangwa se kuvuga ubutumwa nushaka ubura umuhanuzi hanura cyangwa ubwirize ariko ubwirize aho mu itorero rya Rehobote. Mwiriwe neza badukurikiye ku Gikiro TV abari hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu hagati. Uyu munsi ngiye kubaha ibintu bishyashya gusa bishyashya kuko nabegereye Kampala. Nagiye kureba umukobwa mujya mwumva bita Katushabe. Katushabe ugamba ki? Bulungi. Burungi ni ukuvuga gute? Byiza. Byiza. Ushatse kuvuga ngo amakuru wavuga gute? Oriotya. Mvuze ngo wose uzoryamba mvuze gute? Wiriwute. Gerageza wenda uvugishe nko mu kigande nubwo ntabasha gusubiza kugerageza. Hatagira abantu bagira ngo ndimo ndababeshya kuko ubu nibere Kampala neza cyane. Tolimba esawa zino turi Kampala. Turimo gukora imirimo ya Katonda. Turimo kunonya sente buli kimu cyonna. Turimo kunonya naye polampola tujafuna. Uko mbyumvisha ndumvisha uravuze ngo umusenga Imana ngo mugakora mugashaka n'ibyo kurya ni kuvuze cyangwa insetsa ndavuze ngo turi hano nagubeshya turi hano Kampala turi gukora umurimo w'Imana turi gushakisha icyo kurya turi gushakisha hirya no hino kandi turi mu murimo w'Imana neza twizeye ko tuzabona ibyo dushaka. Katushabe ni umuntu umeze ute ese ni umukobwa ni umugore bivuge mu kigande? Katushabe nze ndi muwala even nze nkola emirimu ya Katonda ndi muyimbi ekyo nkimanyi nti mbikola bulungi even oba simanyi bonna tebasobola kubiraba bulungi naye Katonda manyi nti ntambula naye bulungi. Reka twiyeranje tuvuge mu Kinyarwanda kuko ndabizi nacyo urakizi kuko ndumvunzimije cyane. Ubu ngubu navuye mu Rwanda nta kindi kintu cyanzanye naje gufata amakuru yawe cyangwa kumenya amakuru yawe kugira ngeze ku nshuti zawe. Kuri ubu ngubu Katushabe ni umuhanzi. Yes, ni umuhanzi. Ni umuhanzi w'indirimbo habaho gospel hakabaho indirimbo zitandukanye n'izihe ndirimbo uririmba muri make? Ndirimbo zihimbaza Imana gospel. Mu ndirimbo waririmbye gerageza wenda tuvuge umbwire nk'indirimbo yaba yaragufashije cyangwa se ukunda muri zo ikunda muri zo ni iyihe? Zose ndazikunda kuko ni izanjye. Muri rusange ubona abantu bakubwira ko mu ndirimbo zawe yizubona abantu baririmba cyangwa bakunda cyane ni nk'iyi? Abantu benshi bakunze indirimbo cyane yitwa Komera. Iri mu Kinyarwanda? Iri mu Kinyarwanda. Komera. Yego. None ko amakuru hari uko Katushabe atakira umuhanzi kubera ko ngo bavuga bamwe baravuga ngo Katushabe yaraguye abandi bakavuga ngo Katushabe baramuciye mu itorero abandi Katushabe ngo yari umuririmbyi ntakira umuririmbyi bimeze biti? Katushabe ni umuririmbyi yarabikomeje ahubwo ubwo nyine ababivuga sinzi ngo naraguye simbizi uburyo naguyemo wenda uburyo babivugaho icyo baba bareberaho nge ntacyo nzi ngenzi ko nkomeje uburirimbi. Bana uburimbye ku giti cyawe ubu uri kukorera he? Kuririmba muri korali. Naho ko twari tukuzi muri korali byagenze gute? Nagiranye ikibazo cyangwa se hari amahame nagendeyeho biba ngombwa ko wenda mu itorero baba bamagaritse mu itorero ryitwa Rehobote Pentecost riri inaha n'ubundi. Ubwo rero nakoraga umurimo nyine ndi umuririmbyi muri korali ariko igihe cyaje kugera nyine nkora umurimo wanjye ku giti cyanjye w'uburirimbyi ariko nyenera kugira ngo namamaze ubutumwa
mu yandi matorero hirya no hino nk'umuntu w'umuririmbyi, ariko itorero nasengeragamo nsanga ntabwo ribyemera, ahubwo ryo itegeko riravuga ngo niba ushaka kuririmba cyangwa se kuvuga ubutumwa, nushaka uba uri umuhanuzi, hanura cyangwa ubwirize, ariko ubwirize aho mu itorero rya Rehoboti. Nushaka kugenda ujye mu misingi yaryo, ariho ujya kubwiriza, ariko kugenda mu rindi wenda n'urugero Anglikani cyangwa se rindi itorero ryose ryemera umwuka wera, ntabwo biwemerewe kujyayo. Cyatumye baguca se? Njyewe narenze kuri iryo tegeko, ndagenda njya kusengera mu rindi ryemera umwuka wera, nyine ndabwiriza ndaririmba, ngarutse nsanga bampagaritse. Yego. Ubuse nta mutima ugucira urubanza kuri icyo kintu waba warakoze cyo kuba waragiye kuvuga ubutumwa ahandi waza hanyuma bakaguhagarika? Njye numva ntacyo bintwaye, kuko numva ko aho nagiye ntabwo nagiye nk'umuntu usanzwe, nagiye ari Imana iri kunkoresha kandi niyo yamagurukije. Noneho rero naranabisengeye, nsoma ijambo rirambwira ngo nimuhaguruke mugende mubwiriza amahanga yose. Kuvuga ni ukwanyu, guhindura ni uk'Uwiteka. Ni njye wabisengeye, narapfukamye mpamagara Imana, ndayibwira ngo ese Mana, ko mbona ibintu biri kwanga, nkaba ndi kujya mu yandi matorero bikaba ikibazo, ibi bintu mbigire. Ijambo riza rinsanga muri ubwo buryo, mpita mfata umwanzuro ko ibyo kumbwira ngo bampagaritse cyangwa ngo bagize gute, numva ntacyo bimbwiye, ndamahoro. Ubuse ntabwo bikubabaje, wenda tuvuge ngo ufite nk'agahinda, mbese urumva nta kibazo mbese ufite muri wowe? Njye ndumva nta kibazo. Okay. Byumvikane ko Kate Shabi nta kibazo ufite. Hanyuma si utekereje ko abantu bagugaritse wowe wumva bafata uti? Mba numva baramemukiye. Baramemukiye rwose kumagarika, kuko nanjye sinjye ngo mbwirize hariya honyine. Ahubwo umutima uramata iyo mu rindi torero bamamagaye, mbura amahoro aho ndyamye. Nkumva ko ngomba guhaguruka nkajya kuvugayo Yesu. Nabura amahoro nanjye nkagenda. Ubuse kuri ubu ngubu Kate Shabi utakiri mu itorero, ubu nyine ni izihe ngamba ki wafashe mbamaze kuguca mu itorero? Wafashe izihe ngamba? Nafashe ingamba z'uko nzabasanga nkabasaba imbabazi, kandi nta mutima ugucira urubanza? Sorry gato, ahubwo nibutse ko n'imbabazi nazibasabye. Kuko naravuze ni aba bantu kugenda buri munsi bambona nambuka, tura muntu wapi, ura muntu yaraguye. Ibyo bintu uvuze byanyuzeho n'ubu biracyanyuraho. Ati wapi, atura muntu ureba ukuntu asigaye yitwara, reba ukuntu asigaye ameze. Avuga se ubu Mana, ibi bintu niko bimeze? Ndavuga ni hoya, kansanga abantu b'Imana mbabwire yuko njyewe mbasabye imbabazi aho nabakomerekeje, ariko bitavuze ko umurimo nkuhagaritse. Ndi niko nababwiye, nabo simbabeshyera. Narabibabwiye, nabo bemeza ko bagize gute, bambabariye. Noneho njyewe Imana yo sinari buyisaba imbabazi, kuko naho nahemutse imbere y'Imana, ahubwo nahemutse imbere y'abantu. Noneho rero bo bamaze kumbabarira, mbohoka kuri bo, imbere y'Imana naho ndabohotse kuko iri kunkoresha. Wenda ikintu tugitaruke tunakihorere tukomereza ibyacu by'ubuzima busanzwe. Mu buzima busanzwe se ubundi Kate Shabi akora iki uretse gusenga no kuririmba? Mu buzima busanzwe nkora umurimo, hari umurimo mfite gukora envelope. Nkora umurimo wo gukora envelope izi ngizi zijyamo imiti, nkazigemura mu baganga ndetse no mu bandi bantu bafite amakliniki cyangwa se amafarumasi. Ufite uruganda none? Oya, ntago ari uruganda, ni njye wabitangiye njyenyine ku giti cyanjye, gusa nyine Imana nibiteramo agateka bikazamuka bizaba n'uruganda. Uzikora mu byatsi se cyangwa ni impapuro zisanzwe? Oya, nkora mu mpapuro. Ushobora gukora nka envelope zingana iki? Biterwa n'amaboko muri ako kanya yakoze. Iyo nabonye ubushobozi nzana abantu bakamfasha, tukaba twakora ikintu igikarito cyuzuye kigeze muri mapuro 1000, ibihumbi bingahe tukazikora ku munsi. Ariko iyo ndi njyenyine usanga nakoze 80, 90, 100 gutyo. Amakuru twumvise rero ko Kate Shabi ubu ngubu afite fiance bagiye gukora ubukwe, icyo cyose ukivuga iki? Waya kidusobanura kitubwire. Hari cyangwa nta giko? Oya, na fiance nawe. Ntabwo bukwe buhari? Noneho barakubeshyera cyangwa ntabwo ushaka wumva hano ukeneye? Oya, ndamushaka.
uramushaka. Basore murabyumva rero, ubu Katusha bari ku isoko barambagiza. nta kibazo. Abashaka barambagizaho Katusha bari ku isoko. Yego. Murakoze cyane abakurikirana Ikirego TV. Ndagira ngo wenda ubwire nk'inshuti zawe ugire icyo nk'ikintu zibwira cyangwa icyo uzifuzaho, hanyuma dusoze kiganiro. Ikintu nabwira inshuti zanjye, abankurikira cyangwa se abakurikira urubuga, nababwira ngo ikintu cyose kibaho kubw'impamvu. Noneho rero ntibazajye bavuga ati runaka ngo bimeze gutya, ngo baramuhagaritse ibiki n'ibiki. Biriya byose byagiye kubaho kubera umugambi w'Imana, kubw'icyo yashakaga gukora n'icyo ishaka kugeraho kuri Katushabe. Ubwo rero nababwira ngo bambabarire, bareke kubifata ngo ni ibintu bikomeye. Ngiye turi kumwe, nzajya nkurira Imana, ndirimbe. Nta hantu bazigera banumira kereka ku batavuga Yesu. Nta hantu bazanumira, nawe ubwawe nunumira nzaza. Ubu rero ngiye gutaha, ngiye kujya mu Rwanda, nagira ngo ugire umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batanu ntumaho ku mushuti zawe, cyane cyane ko numvisha ko wigeze uje gukina filime mu Rwiza filime. Ndagira ngo wenda ugire nk'iki ntuma, wenda nagenda nanjye njyanye mvuga ati nagiye kureba Katushabe kandi ntekereza ko ufite inshuti nyinshi mu Rwanda. Mbere na mbere ndagutuma kuri mama Siyeri, umunsi uhurize mubwire uti aragukunda we n'ababebe bose kandi arabakumbuye. Uwa kabiri umbwirire mama Miki cyangwa se irindi zina Vestine, mumbwirire yuko mukumbuye, ndamusuhuza cyane kandi ko mbakeneye kugira ngo bazaze banansure hano Uganda, baharebe, bareke kwiguma iyo ngiyo muri Kigali. Numva wasoza ukoresha n'ikigande kugira ngo abantu bumve ko twagiye no mu mahanga, rega twagiyeyo. Wabasezeraho ukoresheje ikigande? Erega burya ikigande sinyikoresha cyane, nkoresha ikinyankore. Ikigande n'inyankore bitandukanye. Koresha ikinyankore noneho basezereho. N'abasibura abantu mwena kandi mbakunda munonga, nguzume kurebe ibintu byitu, nguzume mubirebe, muturamusiye nitubane tubenda kandi twabasibura munonga, mukama barinde kandi abaho mugisha munonga, abareberero mu byo mukwenda byona, mukama bibahereze. Amina.